uyo nibye rero nka pasiteri nibye kandi nahoze mbibwiriza abantu ko kwiba ari icyaha. Niba wowe utari pasitori uko wakwiba ntago ngushinje kuri umujura. Dogera Imana yabibonamo siko yabonamo nka pasiteri. Uburemere biza bifite uko icyo cyaha cyaba gifite uburemere kuri ngewe ntago ariko kirimo na wa wundi utagisobanukiwe. Ariko niba ingese yo kuvuga ngo nzicara runaka musengere ama amafaranga ari byo ntungwa nabyo uzaba wabibye, kuko biri iranditse neza mu Bakorinto ba kabiri gice cya 3 haranditse ngo udakora ntakaryo ugeze ku murongo wa 10. Ubwo iyo umuntu akijijwe yari yifite agakena cyagihe utari wakizwa nta mbaraga nyinshi ziba zikurwanya cyangwa zishaka kunaniza kuko nta bantu bubongamira. Ariko iyo umaje kuvuga ngo urakijijwe wemeye Imana ubongamiye Satani birenze ukwemera. Satani ikintu akora nawe ahera mu mpande zose zo kukurwanya kugira ngo arebe ko wananirwa ibyo wari winjiyemo kabivamo. Turabakiriye abakurikira Impambanyayo TV mwese, ikaze aho muri hose, Imana ibahe umugisha. Bageze hano mwese nifuza ko mwakanda subscribe kandi iyo buto y'umutuku, hanyuma tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze, turi kumwe na Prophete Sekazuba. Urakaza neza. Murakoze cyane ko twakira ku Impambanyayo TV. Yego, Imana ibahe umugisha cyane. Yego, reka dutangire dusenga, ngira ngo atangire usenga tugakomeza. Mana yacu uri Imana ishoboye kandi uri Imana ifite imbaraga, niwo watangije umurimo kandi nawo uzawusoza. Tugushimiye ko twongeye kugaruka ku Impambanyayo TV. Duhawe ikaze nawe Mana, warakoze kuturinda, warakoze kurinda mushiki wacu twakiriye. Reka nge nawe utuyobore, ntitwiyobore, mwuzuze umwuka wera, imbaraga zawe zimuwe kuri we, nanjye ubane nanjye kandi kuba dukurikiye bose ku Impambanyayo TV aho bari ku mpande enye z'iyisi, ubagirire neza, bahabwe umugisha nawe. Abari muri Afrika yacu bahabwe umugisha nawe, abari i Burayi bahabwe umugisha nawe, abari Amerika bahabwe umugisha nawe, Australia bahabwe umugisha nawe, Aziya bahabwe umugisha nawe, ndetse n'abari muri Canada nabo ntabibagiwe bahabwe umugisha nawe. Ngaho ubuntu bwari bwo butuyobora kandi dushigikire ikiganiro tugiye kuganira, kibonerera amatwi yayumva, kinezeza imitima iracyakira. Urakoze kurabana natwe, ubuntu bwawe butuyobore mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ndifuza ko tuganira cyane cyane ngobaza ku bijyanye n'umurimo w'Imana. Yego. Wiki gihe hari bibazo byinshi tuba tugenda twibaza, abantu baba bari hanze cyane kuri Prophete. Yego. Uri umukozi w'Imana, ngira ngo nibyo ndi bukubazeho cyane niho ndi bwibande. Ikibazo cyanjye cya mbere kiravuga ngo ese uravuga iki ku bakurikira Imana ku bw'inyungu zabo? Bakurikira Imana ku bw'umugati ubavuga iki cyangwa ubibona gute wowe? Urakoze cyane ku kibazo umbajije. Abakurikira Imana ku bw'inyungu zabo, Bibiliya iranditse neza mu Baroma 2:6 aranditse ngo kuko umuntu wese aziturwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Izo nyungu zabo nibyo bihembo, nta kindi gihembo bafite. kandi noneho ikindi navuga, iyo ukoze icyaha kuko urumva n'abakorera Imana ku bw'inyungu zabo, urumva banabicumuramo. Iyo ufashe inyungu zo ukazishira mu gukorera Imana unabicumuramo. Urabona nkanjye ndi pasiteri, kuko mpagarara imbere y'abantu nkababwira ngo kwiba ni icyaha. Uyo nibye rero nka pasiteri nibye kandi nahoze mbibwiriza abantu ko kwiba ari icyaha. Niba wowe utari pasitori uko wakwiba ntago ngushinje kuri umujura. Dogera Imana yabibonamo siko yabonamo nka pasiteri. Uburemere biza bifite uko icyo cyaha cyaba gifite uburemere kuri ngewe ntago ariko kirimo na wa wundi utagisobanukiwe. Ushobora kwiba ariko wumva ko ari icyaha utabizi mu mbaraga zikomeye. Niyo mpamvu rero aba bantu bakorera Imana mu nyungu zabo. Abasa abantu b'Imana, abase n'abakozi b'Imana, ahubwo no kuvuga ko ari abantu baje bitwaza izina ry'Imana, nkuko nashaka kugera ku kintu ariko nkagikoresha izina rye kugira ngo mbashe kugera gute kukigeraho. Urumva rero abo bantu bibira nko kwivuga bazabibazwa kandi Imana nziko izabibahanira. Murakoze. Ikindi kibazo cyanjye cya kabiri kiravuga ngo
ese ntage uragera nko mu murimo w'Imana turabizi ko hari igihe usenga usaba Imana ikintu igaceceka cyane igaceceka. Ese nko mu gihe urimo usaba ikintu kandi ubona ko kiri emergency cyane ugishaka cyane hanyuma Imana igaceceka, mu byitwaramo gute nk'abakozi b'Imana? Urakoze cyane. Iyo nsenze Imana kandi nkeneye icyo nyesaba ako kanya igaceceka, bundi Bibiliya iradufasha. Iyo nshatse gucika intege nibuka ko Daniyeli yasenze azikarahita asubizwa, ariko ako kanya asubijwe ibyo yari asubijwe bifatwa n'Abamedi. Icyo gihe ntabwo ari iteze ko azasenga iminsi 21. Ntabwo Daniyeli yari abyiteze kuko yari azi ko ako kanya surprise arahita abona ico asubijwe. Ikinkomeza rero soma Bibiliya ikanyereka bambanjirije uko byabagendekeye. Iyo nsenze nshaka ikintu ako kanya nkabona ntikije, n'abana ariko si Daniyeli ntiyari agishaka. Kuki yasenze azi ngo buraca mu gitondo akakibona bikanga, ariko ntiyigeze arambirwa. Nanjye bintera imbaraga zo gukomeza gutitiriza nubwo nakibonye umunsi, kaba ngo na Daniyeli yarazi karakibona ariko kiboneka hashize iminsi 21. Ibyo bintera avantage yo kugira ngo nkomeze ntitirize, kuko ijambo ry'Imana naryo ravuga ngo mukomeze musenge ubudasiba ntimurambirwe. Niyo mpamvu rero arigiye macanga ikintu Imana ntigikore, kandi kubite nagikoze ntekereza ko itaba yanyanze kuko nsoma Bibiliya buriya Abisirayeli bari bazi ko bazagenda iminsi 40 mu butayu, ariko urabona kugira ngo Imana ibakomeze byafashe imyaka 40. Rero nsoma Bibiliya nizi nkomeza, si imbaraga zanjye zitazihangana zivuga ngo kuva idasubije ni imbaraga zanjye, ubwo ibyanditswe byera nabyo bijya bimfasha. Murakoze. None se nagira urasaba ikintu Imana ngo ikikime burundu kandi wabonaga gikwiriye kukibona? Birahari kuko hari igihe ngewe mbona ko ikinyimye ndetse burundu nge nkabibona ari igihombo, ariko yo nta gihombo ibifite. Ibifitemo inyungu yabima, nge mbibona ko ari igihombo kubera ko mbonye ikinyimye, ariko ku bwayo yo nk'inyobora nk'iyandemye yo nta gihombo ibifite, ibona ari igihombo yakimpa. Niyo mpamvu rero niyakira ikinyimye nkaba okay, nuko ico nsabwa nugukomeza kuyitumbira no kuyubaha. Murakoze. Kuko ngewe sinikoreramo, kuko urabona ubwo subwo nago biguca intege. Impamvu bitanca intege njya no mu buzima bwa muntu ngatekereza ari igihe ukura iwanyu uzi ko barahita baguha icyo ushaka kandi banagifite unakibona ko bagifite ububasha, ariko ukabona ntibakiguhaye. Baba batakiguhaye ukavuga ati ntaco nubwo batakimpaye, rimwe urisararanga kubera ko ubusaba nk'abantu, ariko bijyanye mu gatuza. Rero Imana ikinyimye nubundi mba ndi mu biganza byayo ndatuza. Murakoze cyane. Ikibazo cya gatatu mubaza kiravuga ngo kuki abantu tubona nk'abakozi b'Imana cyangwa abantu bakijijwe ari bo dukunda kubona bafite imibereho, niba navuga ngo niba nabyita bakennye badafite ubushobozi bwinshi, kuki iyo umuntu akijijwe ugasanga nk'iyo ari mu buzima bwo hanze yari ameze neza, of course yarabayeho neza, yaryaga neza, yari afite n'ubushobozi, ariko yapfa gukizwa gatoya ugasanga ubushobozi buramanutse cyane? Ese ubivuga iki? Biterwa n'iki? Ese agakiza niko gatuma dukena cyangwa bigenda gute? Urakoze cyane. Agakiza ntabwo katuma dukena, ibyo ntabwo nabishingaho cyangwa nabifatira umwanzuro. Ubwo iyo umuntu akijijwe yari yifite agakena, cyagihe utari wakizwa nta mbaraga nyinshi ziba zikurwanya cyangwa zishaka kukunaniza, kuko nta bantu bubongamira. Ariko iyo umaje kuvuga ngo urakijijwe wemeye Imana, ubongamiye Satani birenze ukwemera. Satani ikintu akora nawe ahera mu mpande zose zo kukurwanya kugira ngo arebe ko wananirwa ibyo wari winjiyemo ukabivamo. Niyo mpamvu usanga bamwe bavuga Yesu ariko imibereho iri kwanga. Satani hari igihe aba kuretse kubera kutamubongamiye, ariko mu gihe umaje kuvuga ngo nemeye Yesu umwami n'umukiza, nemeye gukizwa, ubutandukanye na Satani na kamere ye, icyo ashinzwe ni rero arakurwanya. Niyo mpamvu guhera mu butunzi, niba wari winjiye mu gakiza ufite ibintu agatangira kubikwa kugira ngo akwereke ko iyo wagize ute wibeshye wanayobye, ashaka no kukwereka ko waruri nta kibazo cyari gitwaye, hubwo aho ugiye uyobye. Ayo ni amayere ya Satani, kandi ibi nabyo mu byo turagwa
ubundi ugiye mu gakiza nyakuri mu byo turagwaye turabiragwa nk'ibizadufasha ku isi, ariko twe duharanira kugira ngo tube intungane ku Mana, dukizwe, ndetse n'igihembo gikomeye ku bantu bamenye Yesu ni ukuzahabwa ubugingo buhoraho. N'ibyo mu isi turabyemera nk'uko biri bivuga, kuko isomye mu Migani 22 umurongo wa 4 uravuga ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka ingorano ze n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ibyo rero nubwo Satani abikwereka, ariko hirya yabyo iyo ubitsinze hari ingorano z'abera. Murakoze. Uvuga iki ku bakozi b'Imana bakora ibiterane barangiza bakishyuza? Kandi wavuze ko watangiye kutubwira ko gukora Imana atari ku bw'inyungu umuntu akorera Imana ku bw'inyungu z'Imana pana ku bw'inyungu ziwe. Ese uvuga iki nyine ku bakozi b'Imana bakora ibiterane bakishyuza kwinjira kugira ngo bumve ubutumwa, kandi ubutumwa twarabuherewe ubuntu? Ubivuga iki wowe? Murakoze cyane. Ndabivuga mu byika bibiri. Ashobora gukora igiterane kuko urugero nguha, iyi mikoro dufite yaguzwe amafaranga. Nkanjye ubwanjye sinakora igiterane mu rusengero rwanjye ngo nishuze. Ariko wenda reka tuvuge hari uwishuza ari kamere ye mu bintu byose akora, ariko hari n'uwishuza kugira ngo ahabwe vantage mw'uwo murimo akora w'Imana. Arakodesha sare kandi yafashe amafaranga, kandi n'ubundi nagutaramira ejo tukumva ngo hari izindi mpinduka zamubayeho zitari nziza, n'ubundi bwa butumwa bwe buzapfa. Kandi arega yuko ari ibintu ubundi gutanga amafaranga yuko ari abantu babisabye mu isura mbi. Wenda abantu babisabye mu isura mbi banabyibisha bitemewe, ariko biri bisaba ko dutanga amafaranga, iranabyanditse yuko babifashe bakajya babicisha mu nzira itariyo. Naho ko umuntu yakoze ahantu kwinjira ukishyura, hari bose ntabwo nabatunga agatoki ngo bakoze icyaha, biterwa n'ibintu yakoresheje byari byo, kandi ashaka kugira ngo akiranuke naho aba yafashe ibyo bikoresho. Turafite abahanzi bo muri gospel baje kurucinga, kandi byaramuvunnye, kurimba birarushya, yagiye muri studio yishyura amafaranga. Igitaramo akoze abantu baranywa fanta, baraniyakira, ibyo byose bisaba amafaranga. Utamusapotinze rero urumva ko bwa butumwa bwe nta terambere yagira yageramo. So icishe yuko mbese wenda bivugika nabi, akabati nawe yabaye nk'abandi muri bamwe bagiye babisaba bidakwiriye, bakabicisha mu nzira itariyo bidakwiriye, bigatuma wenda bigaragara ko ari isura mbi. Ariko kuba nkanjye Sekazuba, kuba koze igitaramo hano mu mujyi wa Musanze, nkagera sare, ukaza ukanshigikira, urumva ko iyo mbikoze umutima wanje nta rubanza cyane n'Imana, numva nta cyaha kiba kirimo. Ikintu kugira ngo mbikore mu bindi mu nzira itajyanye n'Imana, ndumva ako kantu ntagatindeho cyane ngo ntera amabuye abantu bose bishuza. Kuko hari n'abakeneye gusapotinga, kuko naho tugeze n'amafaranga ntago amababi y'ibiti yaje azi wacu mu rugahinduka amafaranga, ahubwo yaciye mu bantu yaciye mu bantu kugira ngo be nambaye umupira hari umuntu wama amafaranga kugira ngo nkugure. Hari gishobora kuba wawumpaye kubera ko wankunze, cyangwa nuko wabonye ivuga butumwa ryanjye. Hari n'igihe nkanjye nabayeho umuhanzi, impamvu wenda nabivuze nka gutyo gitangira ivuga butumwa nabayeho umuhanzi, mfite album 2 ziri hanze, ariko izo album 2 kugira ngo nzigereho zagizwe n'abantu, nakoraga amakonseri abantu bakanshigikira ku mafaranga, ariko bitavuze ngo ndagusenyera ari ukumpaye amafaranga. Ibyo bitandukanye na byane byo kuvuga ngo twinjiye kwa runaka turataramana nawe twishyure. Murakoze. Ikibazo kibanziriza cyanyuma nkubaza, no kubera ko abakozi bamwe b'Imana tuzi baba banebwe ntibakore, bakaba babeshejweho no gusengera abandi ngo babishyure. Ese ubibona gute ku bantu babeshwaho no kumva ko Imana irabamanurira amanu, niba ndi bubyitengera abamanurira amana hari kuba wumva utegereje iby'Imana iri buzane, kuba wumva utegereje miracle kuruta uko wakora. Ese abo bantu bababwira iki babeshejweho na miracle z'Imana badakora, batemera ngo bakore, bakaba bategereje izo miracle z'Imana, ibitangaza by'Imana? Wababwira iki cyangwa bavuga iki wowe? Hari ukuvuga ngo wihaye Imana aruko ari ijwi ry'Imana ribigutegetse, ariko niba ingeso yo kuvuga ngo nzicara runaka musengere ama amafaranga ari byo ntungwa nabyo, uzaba wayobye. Kuko Bibiliya iranditse neza mu Bakorinto ba 2 igice cya 3, haranditse ngo udakora ntakaryo ugeze ku murongo wa 10. Gukora nkanjye ubwanjye, ndi umupastori cyangwa ndi umuprofete, ndi umuhanuzi, mfite abana 4 n'umugore
ndetse n'abandi ndera. Iwanjye mu muryango mfite umuntu 14 rero bategereje kurya ari uko mfukamye mu rugo ngo ndasenga. Hari igihe nabura nabo nsengera. Ubu kuba shobora no kuba nagusengera ukaza gutanga ituro ry'ishimwe. Rya turo ry'ishimwe nkabona ryavamo ihene. Tekereza ko iyo hene ngomba kuyigura ejo ikazabyara ikabeshaho umwana wanjye. Rero hari ukuvuga ngo uwihaye Imana kubera ko ari Imana iguhamagaye ati wowe uzaba imbere yanjye gusa nzagutunga. Ariko kubikora ari ingeso yo kuvuga ngo nje nzatungwa na mano yo gusengera Imana, no kubura ubwenge no kutagena n'ibyanditswe byera. Kuko biravuga ngo dukore. Taga Imana izampa miliyoni ngo reka nyirye ngo izampa yindi. Aya iyo miliyoni nzafata miliyoni nshingire mu mugore wanjye alimentation. Igihe cyo gihe nabuze ikibiriti dukore muri alimentation. Urumva rero Imana itubwira ko tunakora. Urumva ko nagasubije hari ukuvuga ngo dufite abihaye Imana batajya mu murima ngo bacuruze. Nk'abapadiri ntiyaza muri butike ngo acuruze, agomba kubaho gusa agatungwa mbese n'umurimo. Ari uwo ni umuhamagaro n'Imana n'itegeko ry'Imana cyane umuhamagaro. Nshobora nanjye kubwirwa n'Imana kuko Imana ni insura ntabwo nzabikubwira. Kamera ngo Sekazuba mvuganye nawe nta kindi yemene gukora, icaraho gusa ujye usengera abantu. Imana ikabikubwira tu hari abantu babaho bafite oda y'Imana wenda twabacira ari Imana, ariko ijambo naryo ratubwira ngo mukore dukore ejo twunguke. Mfite abana bangaye bane bari mu ishuri bakeneye minerivari, ejo sinutarwara ibicurane ngo ngusengere. Sinakwibaza so nzateka imitwe ngavuga ngo dore ngo iwawe babiteze batabiteze. Rero bisaba kugira ngo tuberwe n'Imana kandi tunakore twiteze imbere kugira ngo Imana ikomeze habwe icubahiro. Murakoze cyane. Yego. Tugera ku kibazo cya nyuma kugira ngo dusoze. Mu kibazo cya nyuma ese ko kubana na Yesu bamwe batubwira ko ari byiza, abandi bakatubwira ko kubana na Yesu ari ugushinyiriza. Ibyo bintu bivuga iki? Kuko bumwe ari byiza ubundi ari ugushinyiriza, ubivuga iki? Bibiliya iranditse ngo nta mahoro y'abanyabyaha kandi umwami w'amahoro ni Yesu. Ibyo barakubesha gushinyiriza. Ukuba wihanganiye kubana na Satani ntabwo byakonana kubana na Yesu, kuko Yesu ni umwami w'amahoro. Ndaguha nk'urugero, njyewe ntari namenye uyu Yesu ndi kuvuga, ntari namumenye na Felicien ntabwo yaba yantumiye hano kuri televiziyo yiwe, kuko nari ndi umuntu utinyitse naranihebye. Rero kuko ra Yesu ntabwo gushinyiriza, kwa Yesu hari amahoro. Hari amahoro uko no kwa Satani barashinyiriza, naho barashinyiriza bafite ibibazo bikomeye cyane. Kwa Yesu hari amahoro rero, kandi kubana na Yesu koko nukwiyemeza. Nukwiyemeza ukavuga ati okay ndabana nawe, ariko nzi ko Yesu agaba amahoro. Yesu atanga amahoro aho wabuze amahoro. Yesu atanga ubuzima butari. Yesu ahantu ageze bidashoboka birashoboka. Ndaguha nk'urugero umugabo bita Zakayo. Buriya nubwo ari umukire afite amafaranga ariko yararaga adasinziriye. Ariko ngo umunsi Yesu yarayiwe niho Zakayo yaryamye arasinzira n'umugore we. Abakobwa bari baragumiye barabuza abasore, ariko ngo umunsi Yesu yaraye ngo hamaze gatatu batangira kuza gufata irembo kwa Zakayo. None ndashaka kukubwira ngo ukuntu Yesu atanga amahoro. Iyo ugiye mu mateka ya Zakayo ngo n'izuba ryaravaga, izuba ryo mwici, ngo ibyatsi byakuma n'ibiti byakuma, Zakayo agafata ijerekani y'amazi akaja gusuka ku muvumu yahuriyeho na Yesu, kuko akihura na Yesu yabonye amahoro adasanzwe. Reka tubwire abantu ntibababeshe ngo nugushinyiriza. Kwa Yesu hari amahoro, kwa Yesu hari ibitotsi. Zakayo yabyuka akarekara akaja gucucira umuvumu ngo ntuzigere wumva, kubera gihura na Yesu ko muvumu niho yabonye amahoro, niho yasinziriye. Abarozi bahangaraga umugore we niho batongeye kumuhangara. Yesu rero hari byinshi yakemuye, hari byinshi akora. Ndaniheraho nkanjye ukuntu Yesu atanga amahoro. Wena tukurikiwe n'abantu benshi. Njewe inama ya leta y'umutekano y'umurenge yabyuka mu gitondo ari ngewe yigaho ngo nabuje umutekano, yanyoye kanyanga yakubisa abantu. Noneho namenye Yesu ejo bundi hubwo bampaye icyemezo cyishimwe ko n'umufatanya bikorwa n'umurenge. Ubwo se nivuga ngo nugushinyiriza. Yesu atanga amahoro, Yesu ahindura ubuzima, Yesu abona utari haka kugira ukabaho umuntu muzima. Rero Yesu muze ntagire ubaterwa ngo kugira oya muze. Kwa Yesu hari amahoro. Hari amahoro niwiyemeza kubana nawe azakwereka ko atandukanye na Satani. Yes. Yego murakoze cyane abakurikiye Impamba Nyayo TV, turabashimiye cyane. Prophete turagushimiye ko wabanye natwe. Murakoze namwe. Abumva ibibazo twazababariza Prophete ubutaha mwatubwira mwatwandikira muri comment tukazamubabariza ubutaha nitwongera kumutumira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.